None turi ku itariki ya 13 Ugushyingo, umunsi wa kane w'icyumweru, turizihiza Mutagatifu San Diego d'Alcala cyangwa se Mutagatifu Didasi. Mutagatifu Didasi yari umuvandimwe w'umuryango w'Abafransisko cyangwa se Abafransisikani. Umutagatifu Didasi arazwi cyane mu kwitanga, kwicisha bugufi no gukorera abakene. Yabayeho mu kinyejana cya 16, akaba yaramamaye cyane mu gihugu cya Espagne no mu birwa bya Canary. Yitabye Imana ku wa 12 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe magana ane na mirongo itandatu na gatatu, maze ashyirwa mu batagatifu ku wa 10 Nyakanga 1548 na Papa Sixtus wa gatanu. Amateka, amavuko n'ubuzima bwe bw'imbere. Amavuko ndetse n'ubuzima bwo hambere cyangwa se mu buzima butoya bwa Mutagatifu Didasi. Mutagatifu Didasi yavukiye mu gace ka Nicola del Torrico muri Seville, aho ni mu gihugu cya Espagne. Yavukiye mu muryango ukennye ariko w'inyangamugayo. Akiri muto yagaragazaga ubushake bwo kubaha ndetse no kuba mu buzima bw'umutima no kwitanga mu buryo bw'umwihariko. Yabaye umwigisha w'abantu mu byaro ndetse n'aho yanyuraga, mbere yo kwiyemeza kwinjira mu buzima bw'ubwigunge cyangwa se hermite. Nyuma yinjiye mu muryango wa Order of Frères Milo w'Abafransisko nk'umuvandimwe utari umupadiri cyangwa se mu cyongereza lay brother. Ubuzima bwe mu miyoboke no mu murimo wo kwemera, Mutagatifu Didasi yabaye agatangaza. Yakundaga abakene, agafasha, akabaha ibyo kurya, akabigisha ndetse akanakomeza no kubereka indangagaciro ziboneye. Yari umuntu w'imfura, w'imico myiza, umuntu wese yafatiraho icyitegererezo aho yabaga ari. Yari n'umuntu utuje cyane, utavuga no kuvuga menshi. Didasi yakurikije inzira y'Abafransisko bitaga ubuseriva. Iryo ryari ishami ryaharaniraga gusubiza ku muco w'umwimerere w'abatagatifu Fransisko. Yakoze imirimo y'ubutumwa ku kirwa cya Lanzarote mu birwa bya Canary. Nyuma yaho yaje kuyobora abavandimwe ku kirwa cya Fuerteventura. Yaje no kujya i Roma, aho yatangiye kwita ku barwayi mu gihe hari icyorezo, abafasha kuvurwa ndetse no kubona imiti. Nyuma yaho yaje kugaruka mu gihugu cya Espagne, aba mu mujyi wa Alcalá de Henares, aho yapfiriye. Ubuzima bwe bwo gusenga ndetse no kwitekerezaho. Yakundaga abakene cyane, agakunda kubagira inama, agakunda kubaha ibyo kurya ndetse agakunda n'ubuvuzi, yari yarabyihebeye. Bimwe mu bitangaza Mutagatifu Didasi yakoze harimo ubwo yajyaga aha abakene ibyo kurya mu gihe cy'inzara. Abashinzwe ibikoresho umunsi umwe bamubajije ibyo yari afite mu gikapu aho byagiye, ariko ubwo Mutagatifu Didasi yafunguraga igikapu basanze kirimo indabo z'amavuta. Ikindi gitangaza kivugwa ni uko umwami Henry wa gatandatu wa Castilla yakize ukuboko nyuma yo gusengera ku mva ya Didasi, ndetse bavuga ko umubiri we wavuzweho kudashanguka cyangwa se incorruptibilité mu rurimi rw'amahanga, ndetse ko buri gihe wahoraga wumvikanaho impumuro nziza. Mutagatifu Didasi yashyizwe mu batagatifu na Papa Sixtus wa gatanu nk'uko twabivuze haruguru ku ya 10 Nyakanga mu mwaka w'1548. Itorero Kiliziya Gatolika ryamugeneye umunsi wihariye wo kumwibuka buri ya 13 Ugushyingo ya buri mwaka. Yamenyekanye cyane mu gihugu cya Espagne mu birwa bya Canary, ndetse twavugaho no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho San Diego, California ariho byaturutse ku izina rye. Ubuzima bwa Mutagatifu Didasi yerekanye ko ubuzima bwo kwicisha bugufi no gukorera abandi bushobora kuba inzira ikomeye y'ukwemera Imana. Yabaye icyitegererezo cy'abavandimwe b'Abafransisikani batari abapadiri. Yerekanye ko umuntu wese afite agaciro mu murimo w'Imana. Ubutumwa bwe bushingiye ku rukundo, ubwitange ndetse no kubabarira. Iki kiganiro twifatishije Catholic Encyclopedia yo mu 1913
ndetse yanditswe na San Didacus Darikara. Twafashije kandi Wikipedia ivuga nayo Didacus of Arikara, Franciscan Archives ndetse mu gitabo cyitwa Life and Miracles of Saint Dance, ndetse twifashishije Thomas Kese mu gitabo cye yise La Historia de San Diego Darikara. Murakoze naho ubutaha n'abandi batagatifu.